yarayipostinze oke byara ngiye kanze nkubwire urukumva buri muntu afite ntuzazi boundaries atakora ntabwo njye avuga ku buzima bw'abantu muri hari nk'amakuru mfite hari nk'amakuru azagenda turika mukayamenya hari nk'ibyamamare ngiyewe nzi hari nk'umuntu wari ugiye gukora divorce ejo bundi umudamu aramwohereza i Burayi aragenda ajya kwidekarara barashwana aza mu Rwanda umudamu umutipe ntihajya kumwakira ntimumuzi se n'umwana we birebire harimo inkuru iryoshye ndaruca ndarumira amakuru yose abahari muzareba uyu mugabo navuga muzirukanka mwese muziruka ariko muzabona ubusukama buri mu ntuza kuko nzigana n'abazakurikiranwa mu nkiko muri ibi bintu by'uyu mukobwa hari abantu bazakurikiranwa mu nkiko habayemo ubusukama bukabije harimo ubusukama burenze uko mubitekereza ariko tumanze turebe Sankara murebe iyi foto ntabwo ari body shaming umukobwa umeze nka Brenda Fassie icyo mbaza ikibazo ni iki njye nabona haberanye bro ntabwo nuko tumaze tuvugisha ukuri reba u Rwanda rwose uko rungana uyu mutima afite udufaranga urimo kunyumva aya gatufana nawe mukimvange mu bana abantu y'abantu babanye baberanye ntabwo mwese bagabo barabanye yari operation tumukwe hagati y'uyu mugabo n'uyu mukobwa ni bande basikama Shantawa mwivanga mu ngo z'abandi ndakubaza mwivanga mu ngo z'abandi ureke wumva icyo tubivanze mu gute kandi ari ubizanye hanze inde ko Suzana uko wasanga agiye kurekura indirimbo wasanga abasitari bagiye kurekura indirimbo ushaka muvuge ko uretse ndakubaza ko ntuza ko Suzana uko kamonyi yatandukanye na nzaba mwita twabimenye Vestina yanze kumusoma ibintu bihera mu mizi uretse gato umva nkubwire uretse gato aha ngaha mwandike uretse gato uretse ama comment uretse gato yarani nkubwire nani Sankara kimwongere kwandika ngo Vestina yatandukanye na Idris mwandikanye ngo Irene yatandukanye na Idris ngaho niko bimeze yigo uyu mwana mureke yiyubakire Irene atandukanye na Idris uretse gato murinda nkuba atandukanye na Idris uko niko kuri Google difa niba warananiwe kubaka waretse abandi bakubaka okay none se ni rusenye nese ubwasenye izo mva bari mu munyi reba utimbiri bwa shamba ntabwo wa mugabo we ngaho siwo musobanuzi tugira sobanuri oya ereka kamubwire wasanga Vestina agiye kurekura indirimbo oya tega amatwi turi kugendera kuri iyi foto cyangwa buri kwezi wasanga indirimbo bagiye gushyira nagatwiko bari kwitwikira nagatwiko reka dutegereze bajye mu bajye kwaka divorce Sankara ako Godfa ntago Vestina yarahinduye izina ryo kuri Instagram yarongeye izina ry'umugabo Sankara genda uretse Sankara yaragiye amafoto y'ubukwe bwose ahubuzaho ni prank urimo kugira Sankara byo yavanye mu gasinka ntareka kumubaze manza wumve nyumva bano bana baririmba gospel Godfather wasanga ari agatwiko bagiye kurekura indirimbo yebe yayikoreye ariko ibitumva ntabwo bakora pranka ntago bakora pranka ngize abantu bandi bakora ngo bamufatanya urumogi agiye kurekura indirimbo hoya Sankara wallahi ndakubwiza ukuri urimo kunyumva wasanga rega bana hakinze account ntabwo yari pranka wasanga Vestina bahakinze account bakandika bino bano bana bo kwa Irene wasanga na AI nje bano bana ndabazi ndikukubwira manza wumve hano ibibazo byose yaba Vestina ntabwo ajya kwipublishing manza wumva ariko reba hano ikintu mugomba kuvuga Godfather akamubwire ariko se bajya bari bano bo kwa Irene ndabazi manza wumva ariko manza wumva ariko Sankara ibibazo bagirani bajya kubishyira ku karubanda nuko manza wumve Sankara wincharging ngo udatuma n'amajwi hano wayazanye se njewe icyambere nuko buretse gato ubundi cyo mantegereje nuko igihe cyandika ikinyamakuru cyandika urimo ntago bakwibeshya buretse gato bande bibeshya igihe bo abanyamakuru bo mu Rwanda ko narabanebwe batajya genda uricharging ukore kuri goro nibyo ushoboye nabandi mwese mumanuke no sense kuranga mutagira refu mumanuke mugende muri charging cyese ni uri mukobwa mwiza ntabwo mugomba kujya mwisanga mu bigananga no mufata munamenyera abantu kwitwe n'inkuba Godfather njaba bana basanga bahakinze account ye ndakubwiza ukuri undi yo ikiniho ahantu hava ibibazo ubundi ni gute rubanda rugufi muza ni gute mwokicwa ni gute muza kumburanya tafaka urabona iki ngiki ni farizi ni platform nyamunsi razanga itaramenya kwikarabya ikazi kakuburanya
no sense Isimbi Aisha ngo igihe nago babeshye igihe bo nago babafite undi muntu ubiyitirira ugikora ibintu by'amakuru ya fake mu bakazavuga ngo fake news. Karame urimo kunyumva gahunda iteye itya ndakumva urukumva gahunda iteye itya aba bantu ibintu ndi kukubwira abangaba bagiye kuri aka kagabo bagiye kugascaminga ntega amatwi wabihamya gute ko ndi kukubwira ngiye amakuru mfite ko uyu mugabo naje mu nkiko utamenya ibintu bifata ari no kubufita amakuru ya fake njye nkubwira ikintu mpamya nzi neza bano bana bo kwa Irene ukuntu mbazi n'ukuntu nzi Irene ntago ari abantu bafata ibibazo byabo ngo babizane kwa rubanda. Uwo mukobwa ashobora kuba bahakinze account ye bitabaye ibyo birashoboka. Okay, nyiri kuvuga ukuntu mbabona n'ukuntu musanzwe mbaye bano bana bari yubaha bano bana n'abana bakuriye mu na yajya ko gufata account ye wajye kwandika ngo yahisemo ngo umugabo mubi ngo nazahitamo ngo azabanza mwigisha se bakundanye na Kalisa biganye mu isura akajya gushaka umugabo murusha imyaka 20 ariko mwagiye muva kubiri kuri byo ariko mwabaye muti njyewe ibyo mubwira ndi kuvuga bitewe n'ukuntu mbabona iyo ni fake account. Abo bari kuvuga ngo igihe kirandika hari ikindi arundi muntu ufite account rwa fake rw'igihe.com nawe ajaza agapostinga ibintu après iminota ingahe bakaza ngo fake news ngibona kuri Instagram. Sankara yego Tasha thank you uburetse gato Karim thank you uburetse gato ndakumva. Iyi ngiyi ni website y'Igihe ntabwo ari fake account ngiyi website y'Igihe singiye tapfuye se bigenze telefone za maki urumukire nawe uransebye uretse gato iki ni Igihe ntabwo ari Igihe ngiyi inkuru irambuye ngiyi n'amafoto yose Igihe cyanditse gishyiraho n'amafoto baraza inkuru barayinonoso dore ngiki Igihe n'izindi nkuru zabo ngaya mashakiro wabibonye ngiyi inkuru irambuye ntabwo ibi ngibi ari inkuru ya yindi bya bindi by'ubusika amadore no dore ngiki Igihe wakibonye never mind thank you wow reba hano wabonye ngiyi inkuru yanditswe nkakubwira umunyamakuru wayanditse Sengiyumva Emmy reka nze muhamagare singuyu Sengiyumva Emmy none hari ukuntu mujya muhubuka uretse gato urumva ntabwo njya mpubuka bro urukunyumva yego iyi nkuru ngiye simbishizeho nonaha kankwereke Igihe nahamagariye Emmy uretse gato singuyu Emmy Kinege namuhamagaye sangahe namuhamagaye saa 12 iminota 40 yanshubije abyutse sangahe saa 6 za nijoro hano hari saa 12 z'i Kigali urimo kunyumva urabona igihe namuhamagariye niba nubwo ngo inkuru natangiye kuyirukanka hwejo shaka kumenya bayanditse urabona singuyu ni Emmy singuyu ni Emmy ni Kinege wamubonye kankwereke iyi nkuru yanditswe nande Sengiyumva Emmy ariwe Emmy Kinege turi kumwe so rero mwebwe abantu barahubuka nkubwize ukuri nimba ikinyamakuru cyitwa Igihe ntabwo igihe kiva ku gihe manza wumve kumenya manza unyumve Sankara igihe kijya kiva ku gihe nisa ntabwo warutangiye kuvuga ko ngo ari abantu biyitiriye Igihe muje mureka ibyo bintu ahubwo muratuma inkuru nibwo igiye guturika ntabwo ngiyewe nukuvuga ngo n'icyo ubona abantu hano urebe igihe nahereye hano dore naje iyi nkuru ndi kuyikurura nari nibereye kuri iyi ngiyi waje sose wafatanya urumogi uramuzi uyu ari mu bahanzi bro u Rwanda rufite ntabwo tuba twicaye uyu nguyu ari mu bahanzi ntabwo niyumvisha uburyo cyuriya mwana w'umukobwa Vestine ajya kwandika biriya bintu niba batamuhakingiye kuko bari abantu ukuntu mbazi abana bo kwa Irene bariyubaha ntabwo ajya apfa kwiha rubanda yewe n'ibintu byiyubaha ariko ibyo byo kwiba uri kumbwira n'ibiki ibyo byo kwiba ko uyu mukobwa ibi ngibi muri kuvuga uyu mwana uyu mukobwa bro reka cyo tuvugisha ukuri uri kunyumva first of all cyo tuvugisha ibintu mazina yabyo urimo kumva uyu Idrisi baramusikaminze kandi muzabibona urimo kunyumva baramusikaminze yari scam igenda wahamagaye Emmy Kinege kwano bwakeye Godfather ni saa 5
Uretse gato ngiye guhamagara, reka ngiye guhamagara. Uretse muhamagare duca amazina mu kuri kw'Imana. Nibyo byabasaba kuko ngewe kunza abana bo kwa ntago Vestina yakwikora ngo yandike ibyo bintu. Emi waramutse? Amakuru yaramutse. Godifa ko mugiye kuvugana ukajya muri mute. Mukuru wa Nzovu ukajya kumubwira ibyo avuga rero Godifa. Sinjya mbizera. Ubu nambwa ati ndende kuri live uhituvuga gutya. Godifa. Ngewe ndabihamya ko bari abana nta prank bajyanye bagiye gushyira indirimbo barapostinga gusa. Nta kindi barenzaho. Nta bintu by'amaprank y'ubugoryi ngo ibi apana. Mujya abandi bahanze usanga umuntu yagiye kurira ibati akarinda hano kakavureka kagurungwa arimo arategura ngo prank ngo indirimbo isohoke bakajya gutukana ku babyeyi n'ibiki bari abana ntibajya babibamo. Nukuri abantu umufana Vestina Dorcas nkanjye munyere gift pimune bari abana nibo bananzi muri gospel batajya bakora prank baba posting ati ejo bundi tuzabata mu muzigo tukawakira na yombi. Uriya n'umuntu yitiye Vestina nanjye sinabyizera. Reba uyu ngo ni Kenzo wenda kuzi sakara muri gospel zigari agatwigo. No, gutwigaza ko batwika bibi batwikira mu ijambo ry'Imana barumva batwika bibi bari mu bindi bintu by'amafuti. Godifa va muri mute papa. Data abantu bari nyuma Vestina ni mu ntemu. Ariyo thank you rat zananga muri abakene nyabarasanya. Okay, Sankara. Muri Vestina ni mu ntemu Godifa va muri mute garuka. Sankara uretse garuka. Kampamagare Emi. Mutinga bro. Allo, Emi wite waramutse? Ni Godfather. Ndabibona. Amakuru yawe? Fresh ndashimana no tugripe dukiya tu Kigali ni atari kemo. Okay. Ndi live rero nkurikiwe n'abantu 650. Ya ndavuze ngo reka ngo amagara ariko nyine nagomba kukubwira ko ndi live. Oya nta kibazo utaka. Nubwo ntari butinde ko rumba ndi mu kazi ndi muri office. Yego. Ya okay, courage. So Emi, mbonye inkuru wakoze yo ku gihe hari iwanyu. Iyi nkuru ivuga kuri Vestina n'umugabo we. Ibi bintu nibyo. Iyi screenshot twabonye eske ni kuri account ye cyangwa ushobora kuba ari na fake account nk'abantu bari kubivuga? Oya ni kuba kuri account ye na account ye wenda ibyo kuba fake account ibyo ntabwo ari byo wenda kuvuga ngo niwe cyangwa si we ni donc hano umuntu yaguhakinze a lot of times ashaka gushyiraho ibintu ashaka ariko nabibonye kuri Instagram ye nagerageje guhamagara Irene nka manager we ngo mubaze ntiyitaba urumva bashaka kuba bari ntekereza ko wowe muri Canada urabizi amasaha abanza sinzi isaha mufite uganati ariko dututre faso byari kuri Instagram ye kandi mbonye bahise babisiba so bishoboka ko ashobora kuba hise atekereza wenda nawe akabikuraho na abibaye atariye ubwo nabwo nyine araza kuduha indi statement ku buryo twagira ikindi tuvuga ariko pour le moment jewe ndabifata nka source yizewe. Ndabifata nka source yizewe. Okay, aba nabantu bahora mwitanga winda kumva. Emi, ndatekereza nyuma y'ibyo winda kumva.